Yes right. Chike na Simi bakubwira ati learning to you akaririmbo niko kiswe. Umusobanuzi we yitwa Nzayikundimana Fisi kuri Twitter, Instagram. Nihagira umuntu ushaka kurwanya murekaze nkeka ko bose babizi. Nzaba ndi iruhande rwawe nk'urukuta. Ntabwo babizi. Ntabwo babizi uburyo kinge nkwemera. Nzakubera umusirikare. Ngiye no kwiga kungufu. Wagakwiye kubizi. Nzaba ndi iruhande rwawe kandi mfite nakiryo bebe. N'uburyo ukenera umuntu wo kugutabara nzajya nzaniruka. Nzajya nzaniruka mukunzi njye gutabara. Running to you. Niruka nza kugutabara. Niruka cyane nza kugutabara bebe. Niruka cyane. Niruka nza kugutabara. Abantu muherereye Rukomo Nyagatare mimuri cyabayaga ndetse na nomero imwe mbatera pisi vabo pipi. Igihe cyose nzaba ndi mu bibazo ndabizi ko mufite mu ngingo zanjye bebe. Ndabizi ko nashobora gutinya umuntu uwo ari we wese kubera ko mufite. N'igihe mba mataye umutwe nta nubwo njye ujya undekura ngo ngende. Ndagukunda be, ndagukunda. Reba intambara zose umaze iminsi urwaririra. Urabizi neza ko mba n'iruhande rwawe. Nubwo ndi muto ntashobora kwiruka. Nihagira umuntu ushaka kwirataho ibyo bintu byose njyewe nzabikora ubwanjye. Nuntabaza njye nzaza niruka. Naza niruka mukunzi. Niruka cyane. Naza niruka kubera wowe. Ahantu hose uzaba uri nzaza niruka mukunzi. Nzaza niruka kubera wowe bebe. Nzaba mpari niteguye kubona gutabara. Buri wese ugukozeho nzaba niteguye. Numpamagara njye nzakwitaba vuba na bwangu. Njye nzahita nza nirukanka bitewe nawe. Niba shaka kwigira nk'abayuda njyewe nzaba mpari mu by'ukuri. Okay. Yes right. Akagera nakagaruka kuri Fistone TV rimwe. Wowe kanda subscribe, share, comment. Ahasigaye unyandikire ku rubuga rwanjye nkoranyambaga ni Fisi Nzayikundimana kuri Facebook, Twitter, Instagram ndetse n'ahandi hose ushaka kuba wakenera kuba wanyandikira, no kuri Twitter no kuri TikTok nuko nguko nitwa Fistone TV rimwe. Ahasigaye ukande subscribe umbwire indirimbo yindi ngomba kugukorera. See you, ciao. Akagenda nakagaruka. Fistone TV rimwe on YouTube.